Iki ni igice cya karindwi cy'imigani y'imigenurano n'ibisobanuro byayo. Uwo duhereyeho n'uyu: ahabaye imanga ntihaba indagiro. Imanga ni ijambo risobanura ahantu hahanamye ushobora guhagarara ugahirima. Hanyuma indagiro ni ijambo rikomoka ku nshinga kuragira, risobanura aho baragira. Ahabaye imanga ntihaba indagiro rero ni umugani wumvikanisha ko iyo ahantu hasenyutse cyangwa hangiritse, ibyo twahakuraga tutaba tukibihakura, ntabwo biba bikihaboneka. Wenda nk'isoko wacururizagamo rigize ukuntu ryangirika, ku kazi se aho wakoreraga cyangwa aho wahingaga n'ahandi hatandukanye hakagira uko hangirika, inyungu wahakuraga ntabwo ziba zikihaboneka. Uwa kabiri: ahanze ubwana hamera ubwanwa. Amagambo ari muri uyu mugani yose arumvikana. Igisobanuro cy'uyu mugani rero ni uko umuntu ushaka gusezerera ubwana akitwa umuntu mukuru agomba kurangwa n'imitekerereze ndetse n'ibikorwa by'abantu bakuru. Iyo wumva ushaka kwitwa mukuru ukagumya kwitwara nk'abana, abantu nabo bazakwita umwana. Hanyuma niba wumva warakuze koko, gabanya ubwana. Ahanze ubwana hamera ubwanwa. Uwa gatatu: agashyo kabaga amatungo y'abandi ntikabura ubugi. Hano ijambo agashyo ngira ngo twese tuzi umushyo. Agashyo rero ubwo ni icyuma gito, hanyuma ngo iyo ugikoresha ubaga amatungo y'abandi ntabwo cyabura gutyara. Bisobanuye iki rero? Imigambi yangiza ibyo abandi bagezeho ntibura abaterankunga. Ufite igitekerezo kibi cyangiza iby'abandi uko byasa kose, ntabwo wabura uko ukigeraho. Agashyitsi gakuze niko kavumbika umuriro. Igishyitsi ni igiti gisigara mu butaka iyo icyo hejuru bagitsinze, bagitemye. Ni nk'igitsinsi gisigara mu butaka. Hanyuma gakuze ni ukuvuga ngo kamaze igihe kinini. Kuvumbika umuriro ni kwa kundi bacana umuriro mu ziko ugacya ukirimo ukamaramo igihe kinini. Ubwo wacanye umuriro ukoresheje inkwi zavuye kuri icyo gishyitsi, niba ari gito ubwo ni agashyitsi, ngo uwo muriro watinda kuzima, wamaramo igihe kinini. Igisobanuro cy'uyu mugani rero ni uko inararibonye igirira umuryango wayo akamaro, aho kwizera umuntu ukiri muto mu gikorwa runaka. Burya wakwizirika k'uwo ubona ko akirambyemo. Agasozi kamanutse inka kazamuka umugeni. Ngo iyo inka zimanutse ku gasozi runaka, ako gasozi nako bazakazamuraho umugeni. Igisobanuro cy'uyu mugani rero ni uko iyo ibyiza bigiye mu rugo rumwe, muri urwo rugo nyine hagomba gusohoka ibindi byiza. Si no mu rugo honyine, ahubwo n'umuntu wakiriye ibyiza bivuye ahandi nawe aba yitezweho kugira ibindi byiza atanga. Agato kanga mu jisho ntikanga mu kanwa.
akantu gato ko kaba kangana kose buryo ugashyize mu jisho umererwa nabi, uratokorwa. Hanyuma icyo kurya gito gishyize mu kanwa ukakirya, ushobora kudahaga ariko ntabwo cyangiza igifu, ko cyaba ari gito kose igifu kiragikeneye. Mu yandi magambo rero, nta kijya mu nda kiba gito. Uyu mugani akenshi bawuca bashaka kumvikanisha ko utagomba kwanga kubaho ibyo kurya ngo nuko ari bike, ko byaba bike kose hari icyo byamarira igifu. Agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenze. Uyu mugani wo usobanura ko iyo umunsi wo gupfa ugeze, upfa nta kabuza. Iyo umunsi ntarengwa wageze, umuntu arapfa ko byagenda kose. Agasozi gashize abagabo, imbwa zikwiza amazina. Agasozi gashize abagabo, imbwa zikwiza amazina. Abagabo bavugwa hano ni abantu b'ibigwi, b'abayobozi se, b'intwari. Hanyuma imbwa zivugwa aha ni abantu b'imburamukoro bari aho bagayitse. Umugani rero wumvikanisha ko ahantu hatari ubuyobozi, buri wese ategeka ibye, n'utakagombye gutegeka atanga ayo mategeko, kubera yuko abagatanze ayo mategeko akurikizwa ntabahari. Agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru, cyangwa se agatinze katazahera ni amenyo ya ruguru. Burya umubyeyi ashobora kubona umwana yaratinze kwera, ndavuga kumera amenyo ya ruguru, ariko uko yatinda kose igihe kiba kizagera akamera. Uyu ni umugani wumvikanisha ko rero ibintu bishobora gutinda ariko bikarenga bikazaba. Ni ukwihanganisha umuntu wumva yatangiye kurambirwa ngo ikintu runaka cyatinze kuba. Batutira henshi ntibazamenya aho bataye imihoro. Batutira henshi ntibazamenya aho bataye imihoro. Uyu ni umugani bacira umuntu cyangwa abantu bakunda guhemuka, bashaka kubumvisha ko kubera ukuntu bahemukira ahantu henshi, kubera ukuntu bahemukira abantu benshi, batazibuka n'aho bagiye bahemuka. Kandi urumva ko iyo wahemutse ahantu runaka ukazagira icyo ujya kuhakenera bishobora kugukoraho. Ni ukugira abantu inama rero yo kwirinda guhemuka, kuko iyo wahemutse ahantu henshi burya uranabyibagirwa, ugasanga ugiyeyo ukagira icyo ubasaba ubakeneraho wari bagiye kuba bahemukiye. Batutira henshi ntibazamenya aho bataye imihoro.